Haleluya. Amen. Ariko Imana ishimwe. Komanso Mulungu alemekeseke. Shima Imana rero ko yaturinze. Ndugambika Mulungu anadedeza. Ndetse n'umuryango iraturinda. Komanso ndibanje banse nadedeza. Yaturinda hariya kwa Ngwangwa. Bingo so nadedeza kwa Ngwangwa kwa. Twabonye ukuboko kw'Imana muri byinshi. Nabona zanjala Mulungu muzose. Magaze hano rero nongeye gushimira ubuyobozi bw'umudugudu wa hano Birongwe. Nditaima abantu bigirese nsokorera branch ino. Kubera ko none bashimye ko magarana hano. Kifukwa abona kuri buri ndime ba. Haleluya. Cyo nukuri ndagishima kandi ndabashimiye abakozi b'Imana. Ndiye kutogoze na tubigambo. Imana bahumugisha. Udaritse. Nukuri nubwo ndi umunyantege ariko nanjye numva ibintu by'ukunzi. Haleluya. Nabikunze kandi Imana uriya nanjye nishimiye cyane kuko yamunze. Haleluya. Ntabwo rero yankunda ngi inanemere ikore mu bakozi bayo nanjye ngo ndeke gukunda ibyo byo gukora. Mulungu kandi gonda ineso ndibishimye cyane ndikubangazo. Reka nongere shimire itorero ryose. Tubano ndiye migire mpingose. Naje hano ari mu mibyizi ndashima. Ndi nabwera abantu kalima wiki nayamiga. Ariko reka mbashimire kuko ngize umugisha wo kuboneka ku iterano ryo ku cyumweru. Komatsobano ndibuyamigire rifata dalitsinga kwishize twagize iminsi mikuru hariya ku mudugudu. Masiku ambuyo umuntu nakarandi masiku akuru branch kwatu. Ariko rwose urukundo mutwereka koma kigondi kimene mumatubonetsera. Imbaraga zanyu muduha. Mpamvu zanyu zimene mumadibatsira. Amasengesho mudusengera. Abempero amene mumadibemperera. Bikomeje gukora. Zose zugira. Haleluya. Bikomeje gukora. Zugira nchito. Kandi Imana ibamugisha. Rwose Mulungu azigudalitsa. Haleluya. Amen. Ukuri Imana ije ibongerera umugisha muri Mulungu azigudalitsa ni muzonse. Numva kubw'ibyo byose cyoncho mureke twongere dukomere Imana yacu. Imana yishimye. Alinekezege Mulungu. Haleluya. Tugereho kuganira ijambo ry'Imana mu kanya gatoya. Tubano tukufuna rigeze mamawa wa Mulungu bangono. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mawa Mulungu ni nakuti ingoma ya Yesu Kristo ni ingoma y'amahoro. Kuti mpando wa ufumu wa Yesu Kristo ndi mpando wantendere. Haleluya. Amen. Sabaga musanze muzisi. Ndi mawa amene mazi wandikana. Ariko uyu munsi koma tsikula lero numvise twaganira ku ngoma ya Kristo. Ndabona buri bwino buri tijeze ba mpando wa kifumu wa Yesu Kristo. Ndetse tuganire n'uburyo ki ari ingoma y'amahoro. Ndiboso tijeze pamene mpando uri mpando wantendere. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Mungu alitandize wambiri. 100% 100% ingoma ya Kristo. Mpando wa Yesu Kristo ni ingoma y'amahoro. Ndi mpando wantendere. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Mulungu alitandize. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tuwelenge mawa Mulungu. Turasoma mu gitabo cya Yesaya. Tuwelenga buku la Yesaya. Nubundi ndifashisha pasiteri wacu François dusomere muri Yesaya 9. Hadi welengera Yesaya chapter 9. Umurongo wa mbere ageze ku wa 6. Yesaya chapter 9 verse 1 mpaka na verse ya 6. Turasoma no muri Yesaya nanone igice cya 10. Kena akati welenga chapter 10. Umurongo wa mbere tugeze ku wa 9. Verse 1 mpaka na 9. Reka dusome igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 9 guhera ku murongo wa mbere. Aravuga ngo abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi, abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. Wagwije ishyanga abongereye ibyishimo bishimira imbere yawe, ibyishimo nk'ibyo isarura, nk'ibyo abantu bishima bagabanya iminyago. Kuko umutwaro bamuhekeshaga n'ingegene bamukubitaga mu bitugu n'inkoni wamutwazaga igitugu wabivunnye nko kuri wa munsi wa Midiyani. Ibyuma abafite intwaro bari bifurebye mu ntambara byose
n'imyenda igaragwe mu maraso bizaba byo gutwikwa bibe nk'inkwi zo mu muriro. 5. Nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwirira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze bibushigikize guca imanza zitabera no gukiranuka uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Amen. Amen. Tulenge Bible la Chichewa ndi Yesaya chapter 9 verse 2 mpaka na 7. Anthu amene anaenda mu mdima aona kuwala kwakukulu. Iwo amene anakhala m'dziko la mthunzi wa imfa, kuwala kwatulukira kwa iwo. Inu mwachulukitsa mtundu, inu mwayonjezera kukondwa kwawo. Iwo akondwa pamaso panu monga akondwera m'masika, monga anthu akondwa pogawana zofunkha. Pakuti goli la katundu wake ndi mkunkhu wa paphewa pake, ndodo yawo nsautsa. Inu mwazithyola monga tsiku la Midiyani. Pakuti zida zonse za mwamuna wovala zida za nkhondo m'phokosomo ndi zovala zovivinika m'mwazi zidzakhala zonyeka ngati nkhuni. Pakuti kwa ife mwana wakhanda wabadwa, kwa ife mwana wa mwamuna wapatsidwa, ndipo ulamuliro udzakhala pa phewa lake, ndipo adzamutcha dzina lake wodabwitsa, wauphungu, Mulungu wamphamvu, Atate wosatha, kalonga wa mtendere. Zakuonjezera ulamuliro wake ndi za mtendere sizidzatha pa mpando wachifumu wa Davide ndi pa ufumu wake, kukhazikitsa ndi kuchilikitsa ndi chiweruziro ndi chilungamo, kuyambira tsopano ndi kunkabe nthawi zonse. Changu cha Yehova wa makamu chidzachita zimenezi. Amen. Kananje dusome muri Yesaya 11 umurongo wa mbere tugeze ku wa 9. Wanza dusomere mu gicewa Yesaya chapter 11 verse 1 mpaka na verse ya 9. Mudu wa mawu kuti ufumu wa mtendere wa Mesiya. Ndipo padzatuluka mphukira pa tsinde la Yese, ndi nthambi yotuluka mizu yake idzabala zipatso. Ndipo mzimu wa Yehova udzabalira iye mzimu wa nzeru ndi wa kuzindikira, mzimu wa uphungu ndi mphamvu, mzimu wa kudziwa ndi wa kuopa Yehova. Ndipo adzakondwera nako kumuopa Yehova, ndipo sadzaweruza monga apenya maso, sadzadzudzula mwaphekesera, koma ndi chilungamo adzaweruza umphawi, nadzadzudzulira ofatsa mdziko moongoka. Ndipo adzamenya dziko lapansi ndi chibonga cha kukamwa kwake, nadzapha oyipa ndi mpweya wa milomo yake. Ndipo chilungamo chidzakhala mpango wa chiuno mwake, ndi chikhulupiriko chidzakhala mpango wa pa zipsyo zake. Mbulu udzakhala pamodzi ndi mwana wankhosa, ndipo nyalugwe adzagona pansi ndi mwana wa mbuzi, ndipo mwana wa ng'ombe ndi mwana wa mkango ndi choweta chonenepa pamodzi, ndipo mwana wamng'ono adzazitsogolera. Ndipo ng'ombe yayikazi ndi chirombo zidzadya pamodzi, ndipo ana awo ang'ono adzagona pansi, ndipo mkango udzadya udzu ngati ng'ombe. Amen. Kananje dusome izina rya Yesu. Ku gitsina cya Yesayi hazakomoka agashami, umizi ye azumbura ishami ryera imbuto. Umwuka w'Uwiteka azaba kuri we, umwuka w'ubwenge n'uw'ubuhanga, umwuka wo kujya inama n'uw'imbaraga, umwuka wo kumenya Uwiteka n'uwo kumwubaha. Azanezezwa no kubaha Uwiteka, ntaca imanza z'ibyo yeretswe gusa, kandi nazumva urwumwe.
ahubwo azacira abakene imanza zitabera, n'abagwaneza bo mu isi azabategekesha ukuri, kandi isi azayikubitisha inkoni yo mu kanwa ke, n'abanyabyaha azabicisha umwuka unyura mu minwa ye. Gukiranuka kuzaba umushumi akenyeza, kandi umurava uzaba umushumi wo mu rukenyerero rwe. Isega zizabana n'umwana w'intama, ingwe izaryama hamwe n'umwana w'ihene, inyana n'umugunzu w'intare n'ikimasa cy'umushishe bizabana, kandi umwana muto niwe uzabyahura. Inka zizarishanya n'idubu, izazo zizaryama hamwe, kandi intare izarisha ubwatsi nk'inka. Umwana wonka azakinira ku mwobo w'incira, umwana w'icuke azashyira ukuboko kwe ku gikono cy'imiri. Ibyo ntibizaryana kandi ntibizonona ku musozi wanjye wera wose, kuko isi izakwirwa no kumenya Uwiteka nk'uko amazi y'inyanja akwira hose. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Ya nk'uko nabivuze, tugiye kuganira ku ijambo rifite umutwe uvuga ngo ingoma ya Yesu Kristo niyo ngoma y'amahoro. Teachers abamao amene ali ndi mutu onena kuti mpando wa chifumu wa Yesu Kristo ndi mpando wa mtendere. Dukunda kubiririmba mu ndirimbo, twabyumvise mu butumwa bwatambutse bwose. Timakonda kuimba mu nyimbo, tamvaso mu utenga omwe watiyambira. Ariko bene data, komano abale, ingoma ya Kristo mpando wa chifumu niyo ngoma wa Yesu yonyine y'amahoro. Kristo ndi mpando wa mtenderoka. Isi igizwe n'amahanga menshi cyane dziko lapansi kuli mayiko osiyana-siyana atandukanye ndetse avuga n'indimi zitandukanye, pamene pamapezeka zilankhulo zosiyana. Ibihugu biri kwinshi ni byinshi, mayiko alipo ambiri, ndetse n'abami ndetse n'ubwami ni bwinshi. ndiponso mafumu ndi maufumu ndi zambiri. Uko abantu tworoganije ku isi, mmene anthu tili pa dziko lapansi, abantu bose tubaho dufite ubuyobozi, ife tonse timakhala ndi utsogoleri. ndetse buri bihugu nyine bifite ibidafite abami, ndiponso mayiko amene alibe mafumu bifite abaperezida, ali ndi mapresidenti. Haleluya. Imana yacu yezi idufashe kandi tugire neza. Watu alithandize. Ariko icyo ubwami bwose bwifuza, koma chimene ufumu ina uliwonse umafunitsitsa, bwifuza amahoro mu ufumu bihugu. umafunitsitsa kukhala ndi mtendere. Nubwo barwana cyane, ngakhale amamenyana kwambiri kugira ngo bagere ku mahoro, kuti afikire mtendere, bikanga, zimakanika inde, ariko ubwami bwose bwifuza amahoro. koma ufumu uliwonse umafuna mtendere. Niyo mpamvu usanga ubwami bwose, ifanyake mukamaona ufumu ina uliwonse, bwaba buri mu gihe cy'intambara cyangwa butakirimo, kandi mu nthawi ya nkhondo kapena mu nthawi yopanda nkhondo, bugomba kuba bufite igisirikare, pamayenera pakhale asilikali, bugomba kuba bufite igipolisi, pamayenera pakhale apolisi, bugomba kuba bufite amategeko bwashyizeho, pamayenera kukhala malamulo otsatira, bugomba kuba hari uburyo ki abantu bose bagendera ku mategeko ndetse banayatinya. anthu amayenera kukhala ndi malamulo oti adziwatsatira adziwaopanso. Ndetse abantu benshi, ndiponso anthu ambiri bagaragaza ko ari beza, amaonetsa kuti ndi abwino kubwo gutinya amategeko n'ibihano, chifukwa chakuopa malamulo ndi zilango. kuko bidahari, chifukwa pakakhala zozizwezo kulibe, abantu bose bakora uko imitima yabo iri. anthu onse atha kumapanga malingana ndi mitima yawo. Ariko impamvu abantu badakora nk'uko imitima yabo iri, koma chimene chimapangitsa kuti anthu asatero, akenshi umuntu atinya ko bazamufunga, kawirikawiri munthu amaopa kupita ku ndende. mbega umuntu aratinya, munthu amaopa, atinya ubutegetsi cyangwa se ubwami, amaopa ufumu, kandi niko biba bigomba kuba. ndiponso zimayenera kutero ndithu. Kuva kera kose, kuyambira kale, abantu bashakisha ikintu cyabahesha amahoro, anthu amafuna chinthu chimene chingabweresere mtendere, ariko amahoro biranga bikanema. koma zimakanika. Ndetse ikintu
gikomeye ndiponso chinthu chachikulu cha mphamvu ubundi Uwiteka Imana iturema mulungu potilenga ife yaturemanye kugira ngo tuba abantu b'amahoro anatilenga kuti tizikhala anthu amtendere ariko tugeze mu isi koma titafika pa dziko kuba amahoro biranga kuti tikhale amtendere zidavuta kuko twahisemo inzira yo gukora ibyo twishakira chifukwa tinasankha ku njira yopanga zimene ife ariko tikufuna Imana yo koma mulungu yifuza ko twakora uko ishaka amafuna kuti tipange chifuniro chake kugira ngo dukunde tuba amahoro kuti tikhale ndi mtendere. Haleluya. Ni nacyo cyatumye chimene chinapangitsa kuti ingoma zagiye zikurana haza izindi mbere mafumu amachoka kumabwera ena Imana yabonye ku muti mulungu anaona kuti ari uko yatumiza umwana wayo mankhwala abwino ndikuti atumize mwana wake kugira ngo noneho aze kuti abwere tubane tikhale limodzi atuyobore atitsogolere ingoma ye mpando wa ufumu wake y'amahoro mpando wa mtendere abantu barushaho kwisobanukira anthu ati kwizindikira kumazindikira ndetse ugize umugisha Musa amene wadalitsika akemera kuba umuyoboke wayo kulola kutsatira mpando wa ufumu wa Yesu akwiriye kuba umunyamahoro akuyeneranso kumakhala wa mtendere munthu kuko muri Yesu itegeko no kugira amahoro chifukwa mwa Yesu lamulo. Haleluya. Mwa Yesu Kristo itegeko no kugira amahoro. Mwa Yesu lamulo ndi kukhala ndi mtendere. Imana yacu nitugirire neza. Mulungu atichitire chifundo. Bene data bakundwa abale okondedwa amagambo dusomye mawu amene tawerenga na amagambo yahanuwe n'umukozi w'Imana Yesaya. ndi mawu amene mneneri Yesaya ananenera. Ijambo ry'Imana cyangwa amateka twereka ko Yesaya abihanuye history marionetse kuti Yesaya bonenera zimenezi habura imyaka 700 ngo Yesu aboneke panali pamaso zakazo ngati 700 kuti Yesu abwere. Yesaya rero yakoze umurimo ukomeye. Yesaya anagwira ntchito yayikulu yavuze Yesu kwari analankhula za Yesu mmene alili avuga uwo mwami uko azaba ameze ananena za mmene Ambuye adzakhalire amuvuga uko azaba yitwa anamfurukuza nayankhulanso dzina lake avuga imiterere yiwe anamfurukuza bwino avuga uko abazaba ayoboye bazaba bameze analankhula za mmene adzatsogolere mmene adzakhalire asobanura iby'ingoma ya Kristo anafurukuza za mpando wa chifumu wa Kristo Yesu Kristo ataraza Yesu Kristo asanabwere. turi kumwe tore kodi tili limodzi imyaka ishirari ngahe zaka 700 ko bivugwa ko Yesaya yatangiye guhanura Yesaya hagati ya 760 kugeza muri 680 gutyo mbere ya Yesu Kristo. Yesaya namba kunenera mu chanya 760 mpaka na 600 chakuti before Christ. Abantu bicho jana ngo mutegura inzira anthu amene anauza kuti gonzani njira nitoze gutoza abana banyu gutunganya inzira muyesetse muwaphunzitse ana anu kugonza njira kuko umwami w'amahoro ari hafi chifukwa mfumu ya mtendere ili pafupi abantu ariko kumva biranga koma anthu samafuna kumva. Imana yacu tugirire neza Mulungu atichitire chifundo. bene data bakundwa abale okondedwa nubwo bimeze gutyo ngakhale zili moteromo nubwo abantu banze kumva ngakhale anthu safuna kumva niko Imana yabwiye Yesaya. Mulungu anamuza Yesaya yaramubwiye ngo babwire nubwo ari inzu y'abagome auze ngakhale nyumba y'anthu achiwembu ntabwo bazakumva auze ndisadza kumvera ariko ubwo ntiwabwire koma ungowauza icyo kintu ntabwo gikomeye chinthucho wakubwira ngo ubwo mbibwire abantu ariko ntibazumva ibyo wabwira auze ni anthu ntabwo wakikineje mukhoza kufoka mutakhala ino ariko Yesaya ahatwa kugomya avuga koma Yesaya amalankhula ahatwa kugomya kuvuga igihe cye anakakamizika ndetse kulankhula na nyuma ye n'abahanuzi bandi barakomeje ndiponso aneneri ena pambuyo pache ariko bene data koma ano abale umuntu mw'isi munthu pa dziko afite ikibazo kuko kumvira Imana biramugora ali ndi vuto chifukwa kuti kumvera Mulungu kumuvuta ariko bene data koma abale Imana ishaka ko tuyumve. Mulungu afuna timvere. Haleluya. Haleluya. Amen. Kugira ngo dukunde tube mu ngoma y'amahoro kuti tikhale pa ufumu wa mtendere. Imana yacu tugire neza. Mulungu alithandize. Imana yacu dutabara. Mulungu alithandize. Nubwo byagenze bityo ngakhale zinaenda choncho Imana yashoboye
yasohoje isezerano. Mulungu anagwanilitsa Nyuma y'iyo myaka patata zaka zimenezo Kristo yaraje. Kristo anabwera. Haleluya. Aza gukomeza ubwami bwe, anabwera kudzapitiriza ufumu wake, aza kwereka abantu ko bishoboka, anabwera kudzabonesa anthu kuti ndizoteka, abana nabo, anakhala nawo. Haleluya. Abaho nk'uko tubaho, anakhala ngati mmene ifenso timakhalira. Umukozi w'Imana Yohane abivuga, koma mtumiki wa Mulungu Yohane mmene amalankhulira, ariko turi kumwe tore, kodi tili limodzi, yavuze amagambo akomeye. ananena mawu akulu. Mu gice cya mbere yaravuze ngo mu chapter 1 yaje mube, ananena kuti anabwera mu anthu ake ntibamwemere, koma anankana. aje mu bye, atabwera mu zinthu zake ntibabimuha, anthu sanampatse zinthu zake, ariko ashyiraho ijambo ariko abamwemeye, koma anawonjezerapo mawu onena kuti koma kwa amene anamkhulupirira yabahaye ubushobozi anawapatsa mphamvu bwo kwitwa abana bande, zotchedwa ana a Mulungu. Haleluya. Amen. Aba ntibabyarwa n'umubiri ameneyo samapezeka chifukwa cha cyangwa thupi, se n'ubushake kapena bw'umugabo cyangwa umugore, kufuna kwa mkazi ndi mwamuna, ahubwo babyarwa n'iki? koma amachokera mwa Haleluya. Mulungu mwini, Bavukira mu ijuru. amabadwa kumwamba. Haleluya. Amen. Bakaba mu isi Kena kukhala pa dziko, ariko koma inkomoko ari he? kuchokera Haleluya. Imana yacu tugire neza. Mulungu alithandize kwambiri. Ubwami bwe Yesu abukomeza atyo. Ufumu wa Yesu anapitiriza moteromo. Imana yacu tugire neza. Mulungu wathu alithandize. Aya magambo nyasoma, mawu amene wamene mawerenga, numvise ubu bwami dukwiriye kubukunda, tinamva kuti tikuyenera kukonda ufumu umenewu. numvise ubu bwami dukwiriye kubuharanira, Namva kuti tiyenera tilimbane kuti tipeze ufumu umenewu. numvise ubu bwami dukwiriye kububamo, Namva kuti tiyenera tikhale mu ufumu kwemye umenewu. neza. Titayima njii bwino Ndababwira bwino. ikindi kintu. Ndikuwuze chinthu china. Mw'isi Pa dziko, ubwami bwose bwo mw'isi buba bukomeye, ufumu wonse wa pa dziko umakhala ubwami wapambana. bwose bwo mw'isi, Ufumu wonse wa pa dziko, buri mwami wese abaho mu cyubahiro, ufumu ina iliyonse buri imakhala ndi mwami wese ulemu. arakorerwa, Ufumu ina iliyonse, buri mwami wese agira abantu bamuprotokora, ufumu ina iliyonse imakhala ndi ahagiye bari apoto. kumwe n'abantu benshi, Pena amakhala ndi anthu ambiri. arabihemberwa Anthu amalandira madipo kumuherekeza gusa, kungomuperekeza basi. bahora bambaye neza, Kakumana atavala bagenda bwino, mu mamodoka meza. kumayenda mu magali. Haleluya. Amen. Abantu babaho neza, Anthu amakhala bwino, amamodoka babashyiramo amavuta, amayingira mafuta, amatira imishahara mafuta bongeraho magali. amafaranga yo gukoresha ibisanzwe, Masalale amawonjezerapo bashyiraho maalawansi, amafaranga yo kuriha amazi, kuriha imiriro, kuriha ibintu byose, amawonjezerapo ndrama z'amabilo ariko akumba. ariko babaha perezida. Chifukwa choti basi Haleluya. ndi Amen, president. amen. Ikindi, Chinthu china, umwami uwo ari we wese ufumu ina iliyonse n'abamukomokaho, ndi amene amachokera pa hano iyeyo. ndimo ndavuga ibyaha mu isi, Tikulankhula za dziko, turi kumvikana, kodi tikumvana? n'abamukomokaho Ndi amene Naho amachokera pa yapfa, ake. Ulanda mwalira. bagena ibyabo, Anthu akabangu yakomoka kwa runaka, amati uyu amachokera Azasonza. mkati sadzakhala ndi njala, azabaho, adzakhalapo. leta iyo ari yo yose iramumenye, Boma lililonse likabwera Uko bigenda, limamudziwa imene zimakhalira. umwami naho yaraba yaravuyeho, Ufumu olekakhazo linachoka cyangwa se mapano, perezida w'igihugu, kapena president abiwe akakhala kwake, babaho neza. anthu apakhomo pake amakhala Zayi bayeze bwino. mube kataribyo. Muzafuse bwino ndithu Turi kumwe. muzafuse ufumu. Ubwami rero bwose bwo mw'isi wabukomeye. Ufumu wa dziko umakhala Noneho wapambana. uyu mwami Ndeno mfumu umeneyi, udutegeka kuba mu bwami bwe, afumu amene amati bempha kuti tikhale niwe ufumu ushyiraho wake. aba bami tubona, Ambuye ndi amene amayikapo mafumu apadziko. niwe ubinduka akanabakuraho, Ndi amene amayikapo mafumu amene ngwachotsasa. niwe ukubwira, Ndi amene amakulankhula, wagutoranyije ngo umwimike amene anakusankhani abe umwami wawe wawe. kuti akhale mfumu yanu. Ariko ikibazo kiriho, Komano uvuto limene lilipo, abantu ntabwo tubishaka pe, anthu ife sitimafuna zimenezo. abantu bashaka kuba mu isi, Anthu akufuna kukhala pa dziko, bereka Imana ko bayikunze, akumuonetsa Mulungu kuti amamukonda, ariko mu mitima yabo atari ko biri. koma m'mitima mwawo muli Ndagira ngo zosiyana. uyu munsi wa none Tsiku la lero dufungure ibyumba byacu by'imitima yose. titsegule zipinda za mtima Haleluya. wathu zonse. Yesu abe umwami wacu w'amahoro. Yesu akhale ambuye wathu wa Amen, amen. Imana yacu tugirire neza. Mulungu alithandize.
Kristo umwami Kristo ambuye ashaka ko tuba abana be akufuna uri kale yanage ikindi kintu navuga hano kituyina byo ngala kulepo uyu mwami kumwimika byonyine kumuyi kamaro kumwemerera byonyine mulola uhita wandika mu gitabo cy'abana be na umalembera mbukula. Haleluya. Umunage w'abana b'umwami wose ugomba kuwuhabwa. Zoyenera na mfumu inusoma ina mugabane. Turi kumwe? Amen amen. Imana yashidufare kandi tugire neza. Ndagira ngo sobano dukomeze tuvuga uwo mwami ko Yesaya yamuvuze. Ufuna tibiririze tilanguleza ariko tutaravuga ko Yesaya yamuvuze. Komandisa na mforogozo mene Yesaya. Ndagira bakandi kanyiro gato kugira ngo muvuge. Ufandi ubasere kagitsanzo bangono uri mu bezete. Nukunganira mu isi burakomeye. Ufumu abatsiko ndo mpamvu. Umuntu hano waba ufite n'inomero z'abategetsi nka babiri. Muntu wamenyenga kandi mafone nambara tsukolinganira wili. Mu gihugu bashobora kuvugana. Batsiko uti atakulangula na uri akoze kulangulana nditu abayumva ameze nk'ushaka kubirwanisha mu mutima we muntu wamagana mpamvu kuri ndi wampamvu basi abavuga ati niba ziragenda n'umuyobozi wa polisi amatingari ndi kutsiwa na ndinzube wa polisi cyangwa cyose yatamagara umuyobozi wa winaga ngo kandi abo abanga yategeka bo hasi bakaza kumgo mwimbira fona kuzoza basi banyura bikomeye simakala ndituzovuda ubwami bwose wabukomeye ufumu ina ulonso makala mpamvu reka bagwe n'undi rugendo ubuze n'isugitsanzo jina ubu numureba ko tuba mu rusengero ndabona alitima kadri mukagisi ko dukorera Imana makwira chiro ya Mulungu reka bate mu rugendo rwo kwikorana ikindi ndabona ni kitsanzo kali kwa yabyiringiro nk'ubu yandirimbo muririmba y'igice bivuga ngo landirama nyimbo ijomo mumayimba kulilandira nisembe ya matama. Haleluya. Amen. Iriya ndirimbo nyimbo imeneja na perezida yenda aramutse abyutse mu gitondo. President tatati atsuke mama wa yenda nka excellence wacu hano muri iki gihugu. President watsika Peter Mutarika atati abeze akayumva kumamva nyimbo ije kamuryohera kumamva nyimbo ije yankomera agahita akabaza ati si kurari baki kumafuso ngo ndikwaya ije ati kurari ba hano muri iki gihugu akwa ije imabezeka mu muri umujyi wa Rirongwe kukulirongwe ko numva ashaka kuyibona Deno atata afuso kwa ino nashaka kumva ibitaramo byabo wandi fulani zimva nditu nyimbo zao none ejo ndeno mawa nzatira naye ndi Karonga izakadiri ku Karonga iyo korari muyimbire ko gikeneye bagwa yaje mauzuri nzaze nimbe yandirimbo yabo azakwera nzaimbe nyimbo ije kumva gusa yuko perezida yabaye kumva cyaluri president wa itani santu ntimwareba ko urugendo rungana simungaone uri ulendo ndo utali bwanji ntimwatekereza ibyo mwarutanga simungakanizire so uri mupereka drama za mbi bwanji ibyo mwambaye mwabyiyaho mukozolo kuvula sabaru ariko mukajya muri icyo gitaramo kuma gutamanga kubira kumene gutu haleluya kandi mugiye ngo natwe twasikana ifeso sibiri tigatsale ya kwa turi hafi tikozo kumakubelegezana Yesu ashimwe Yesu alibigeza haleluya amen ubwo twamenyekanye kifati kozo kubona uri taziringa basi umuntu wese muntu winali yese yishimira ko amenyekana n'umuntu ukomeye amafuna ataziwika kwa muntu wankuru wampamvu Imana yaje gufasha Mungu alitandize ariko ikintu gitangaje gikomeye kintu cyonda mwitse kwambiri ari muzi ko abantu batishimira kumenyana na Kristo don't atusama kondwera ndikutsiwana ndi Kristo haleluya bari muzi ko abantu kubirwanira ko baziranye na Kristo atari ikintu bashyiraho imbaraga za atusama limbana nditukutadziwana ndi bari muzi ko batabishyiraho umutima atusama ika mutima asu barasirimba mu rusengero bajyanze bakabyibagira amavina kachisakaruluka banja kuiwala kagomya kwinuba kumabitiriza kumumutsa kagomya kumva kadashyitse kumamva kuti basi ndiwombelewelelwa kumawati sanga kwanitse kureba ibibazo kuyamba kuona zamavuto akibagirwa ko aziranye n'umwami wawe amba iwala kuti amadziwana ndifumu ariko ikibazo kiba gihari mavuto nene makala bamene nabo Kristo ari umwami w'abantu benshi sikuti ndifumu ya anthu ambiri abantu benshi baramwanga anthu ambiri amangana none se Yohana yarabeshye kodi Yohana kodi ngarana nabyo ko yaje mube nibamweme atana unanagwera mwandu hake abantu bamuhakana kandi bagaragaza ko bamweme atu anankana ko mumaonesa ngarana mvumireza mbega mu mashusho yacu bankube zatu uko tugaragara mbere timaonekera uko twiyandikishije mu bitabo by'amatorero mbere tinalembetsa mbukula
uko twumva dukunze itorero ryacu mene ntima konda mpingo watu tugaragara n'abantu bamwemeye ntima oneka ngatira ntamerana ariko yareba mu mitima amagambo y'umwana mwitima agasanga abantu bamwimitse mu mwami n'umukiza wabo abese kuri amenana anamvomereza ngane mfumu ameni ariko Yesu ni Imana kuma Yesu haleluya ndetse n'umwami w'abantu Mose ni mfumu ya reka tumuhe icyubahiro ndiyo nitimulebegeze ndetse ni nawe wenyine Mose yeyo abo mwami akaba n'umukiza yamera amakara haleluya karasokura ntabwo bakiza indwara gusa sikuda amagirisa akiza amunoka n'imitima amagirisa so mitima Imana yacu itugirire neza urwata ritandeze ariko dukwiriye gutera akashi tiwena wiga kitindo Yesu Kristo tukamufata nk'umwami n'umukiza umwami utenga ngarambuye n'empulungu Imana yacu itugirire neza urwata ritandeze Yesaya hanura Yesaya bonenera yavuze amazina y'uyu mwami analankula zamayina amfumu imene haleluya Yesaya yaravuze ngo Yesaya nanena kuti Yesaya yaravuze ngo Yesaya ananena kuti muri biriya bice 9 dusomye mu chapter 9 bamneta ulenga bacha uhereye ku murongo wa 5 yambira ba verse 5 yaravuze ngo amazina y'uwo mwami ananena kuti maina amfumu azaba ari umwami w'igitangaza azakala mfumu haleluya izina rya mbere rizaba ari umwami w'igitangaza zina loyamba azakala woda bwitsa azaba atandukanye n'abandi bose azakala wosiyana ni mafumu ena haleluya amen azaba yimika ubwama bukuyeho azakala oyiga mu mafumu azaba acisha bugufi ashire hejuru azakala ojebesa azaba akiza imitima azakala ojirisa mitima akize n'imibiri azakirisa azaba yoye azakala nsokole ari umwami w'igitangaza azakala mfumu yoda bwitsa haleluya amen ubundi gushaka ngo mwimike mu mwami abino ndamene ufuna kuri muntenge uri akale mfumu yanu izina rya kabiri yaravuze ngo zina lachiwili anena kuti azaba ari umwami witwa umujyanama azakala wa upungu Imana ikomeye mulungu wa mpamvu n'umwami uzaba ari umwami ujya inama azakala wa upungu agira inama umuntu wese azibereka ndetse ari Imana ye ikomeye cyane bose azakala mulungu wa mpamvu haleluya amen Imana ikomeye kuruta abantu mulungu wa mpamvu bose wantu imugira inama muri byose mulungu amene azibereka imuyobora umatsokolera anthu haleluya amen haraho yabwira Yesaya avuga ngo nzakugenda imbere pena bakananira kuti ndizaenda patsogolo pako ahataringaniye nzaharinganiye bose akhala bwino ndidzapangitsa pakhale bwino izaba ari Imana ikomeye adzakhala mulungu wa mphamvu izina rya gatatu dzina lachitatu irivuga ibwira Yesaya avuga ngo nzaba nitwa Emmanuel kuti adzakhala Emmanuel haleluya amen muri jyewe Emmanuel kuti ndine Emmanuel kandi bisobanura ngo zotanthauza kuti Imana iri kumwe natwe mulungu ali nafe Imana iri kumwe n'uyu mugabo mulungu ali ndife Imana iri kumwe nanjye mulungu ali ndine Imana iri kumwe n'abakozi mulungu bayo ali ndi atumiki ake Imana iri kumwe namwe mulungu ali ndinu Imana izaba iri kumwe n'umuntu wese mulungu adzakhala ndi munthu wina aliyense haleluya amen kuruta uko ndi kumwe n'imyenda nambaye kuposa somene ndiri ndi zovala ndavalazi Imana yacu itugirire neza mulungu atithandize haleluya amen sinzaba ndi Imana iri kumwe nawe ati ndidzakhala ndi reka mbabwire ikintu cyiza kirimo ndibuze ikintu cya mulungu chimene kwezeka mawu Imana iravuga ngo mulungu amanena kuti iri jambo ngo izaba iri kumwe natwe amanena kuti mulungu ali nafe bivuga ko Imana amatanthauza kuti mulungu ofisi yayo ofisi yake turi kumwe ofisi yayo ofisi ya mulungu ibiro by'Imana ofisi ya mulungu haleluya ibiro by'Imana izabitereka muri iki ibiro by'Imana bitereke muri ofisi ya mulungu idzakhala mwa ine idzakhala umuntu wese uzayemerera aliyense amene adzavumereze izatereka ofisi yayo muri adzatenga ofisi yake kuyika mwa munthu amene ariko sinema turi kubyumva kodi tikumvana bwino amena umwami yitwa umwami w'amahoro ndi mfumu ya mtendere ni umwami uri hejuru y'abami bose mfumu yomwe iri pamwamba pa mafumu abami akabavanaho amayikamo afumu wenu amara akula simachitika haleluya amen Yesaya aravuga ngo ni umwami uzaba umwami witwa Emmanuel Yesaya ananena kuti adzakhala Emmanuel uzamwemerera wese aliyense amene adzavumereze azatunga muri we uwo mwami mwa iyeyo haleluya mwa munthu uyo Imana yacu itugirire neza mulungu atithandize Imana yacu idufashe mulungu atithandize
bwa buzima bw'Imana, moyo wa Mulungu, ya kamere y'Imana, makalidwe ya Mulungu bikorere mu muntu. zibe zenga mu muntu. Mana atudufashe. Mulungu alitandize. Yesaya yakomeje avuga ite? Yesaya anabitiriza kulankula. Abwira abantu ngo bene data ni mukumburi. Anauza tukudi abale. Ariko najya gutwumvikana. Dufuna dimvane. Ntabwo ubu ndi guhanura. Bano basubiri tibunenera. No kubabwira ibizaba. Sindu kuza nzibezi zitagitike hayi. Umwami yaraje. Kuma mfumu amene anabu. Haleluya. Uyu mwami ari kugendera mu itorero. Afumu amene amabizinga mpingo. Ikimubabaje gikomeye. Kibene nyuma kumibitsa. Abantu baze kwibika ubwane bwe gusa. Zikurira antu sadafunde ukandi ufumu wake basi. Kugemera nuko buri. Antu anagana ufumu wake. Oruzi ko umuntu asiriba iby'ubugami. Muntu amatakuvira za ufumu. Yarangiza akaba arahanda arimo yiganyira. Kena agagapira kwina amakara kungodana. None se umwami arawufite. Kodi ufumu eno alinao. Waruzi ko umuntu avuga iby'ubugami. Muntu amalankula za ufumu mene. Yarangiza akaba mu mutima yiyumvamo nk'inzige adashoboye. Kena atazabaho. Mutima mwake amanga kutisagati. Umubabaro n'agahinda aribyo afite. Amango kandi kisoni. Kandi akavuga agatunze ubugami. Kumankumate alindi ufumu mene. Wamuhaye icyumba kimusigira byinshi. Unampasa kipinda kimozi kena akazibira zabe none. Kumatsikula leo. Ubimuhe byose. Umpasa zibira. Haleluya. Arashaka kuba umwami wawe w'amahoro. Afuna kale ufumu yantendera. Yawe ngo sinzabaha amahoro mu kabisa. Anana buri siri kubasa nitendera wanga monga nzima mabirigera. Amahoro yiteka byose. Ere kubasa nitendere wa muyaya. Umuntu umwe niwe yavuze ngo nicyo gituma umuntu asinzira aryama agasinzira n'umutotsi. Muntu wina ndamena naenda ulifage muntu amaraka gona amagona. Amen. Yesaya rero arambwanga ibintu bizamuranga nibi. Arabanga ibintu bizamuranga nibi. Yesaya anabitiriza munenera. Ngo mwami ubutware bwe buzaba biri ku bitugu bye. Kuti ulemerero uzakara bapewa nake. Umwami twiringiye. Amene tina nkurubirira mbuye. Ukatiyo wetu turabishimye biratunyuze. Kuti zati vati tutakwane. Umuntu yowe n'uyu mwami umutwaye. Muntu amene watsokozedwa n'imfumu amene. Ama kala ogwanilitsidwa ndi mena lili. Anyuzwe n'ibyacamu. Ama kutisidwa ndi mena lili. Haleluya. Arahumurijwe. Ama kala ndi chirontozo. Ntaga ahagaritse umutima. Ama kala ndi chirontozo. Yesaya aravuga ngo ubutware bwe buzaba ku bitugu. Yesaya nanena kuti ulemerero uzakala bapewa lake. Yongera aravuga ngo kena kananena kuti ikindi kizamuranga gutegeka kwe kimene kizaonese ulamuliro wake. Mubirebe muri Bibiliya mu bice 9 guhera ku 3 n'ibyo timo dusoma. Mutakuona mu chapter 9. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwirira ku ntebe ya Dawidi. Ulamuliro wake nitendezi zakala bampano wa chifumu wa Davidi. Tuwaso ufumu wake bitazagira iherezo. Uzakala wa muyaya. Kugira ngo kuti bibukomeze bibushyire bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka uhereye none ukageza iteka. Kugirize ufumu wo ndi kuweruza kulungama kuyambira lero mpaka na nthawi zonse. Haleluya. Amen. Amen. Ingoma ya Yesu, mpando wa chifumu wa Yesu izarangwa uzizadziwika n'ubutegetsi ndi ulamuliro. Turi kuvuga ingoma ya Yesu ariko turimo kugamba mpando wa chifumu wa Yesu. Tushaka ingoma ya Yesu turimo mpando wa chifumu wa Yesu irangwa n'ubutegetsi umadziwika ndi ulamuliro bw'iteka ryose wa muyaya. Haleluya. Ngo kandi n'ubwami ndiboso ndi ufumu buzarangwa n'amahoro. Ome uzitadziwika n'intendere. Imanza zitabera kuweruza nizo ziburanga. Kuweruza kosa kondera ndi kumwe Imana yakitugirire neza ufumu meneo. Haleluya. Ntabwo muzi se kuri abantu bategetswe n'umwami b'umwaga bagubwa nabi. Antu wakakala ariko abantu bose bategetswe n'umwami mwiza bagubwa neza. Umuntu wakakala n'ifumu yabwino abakaraso. Haleluya. Noneho umwami w'abami ndeno fumu ya mafumu.
Haleluya. Amen. Abantu bakwiriye kugubwa neza kurusha. Antu amayenera kukhala kubintu nditukubosela. Abantu bakwiriye kumva iby'ubwami. Antu amayenera kumvetsetsa cyangwa taramubwira ngo cyangwa kimuranga cyangitatu ngo umwuka w'Iteka uzaba kuri we. kuri mzimu wa Yehova uzakarapanye. Haleluya. Amen. Azaba ari kumwe n'umwuka w'Uwiteka. Azakale mozi ndi mzimu wa Yehova. Abazaba bari babana nawe bose bazabana n'umwuka w'Uwiteka. Oso ninazakale naye azakale mozi ndi mzimu wa Yehova. Bazasa nawe. Azafanana naye. Haleluya. Amen. Bagende nawe. Azaenda naye. Ngumuka w'ubwenge cyakane. Mzimu wa kidziwitso. N'ubuhanga. Mzimu wa luntha. Bizimikwa muri bo. Zose zizakala mwayiwo. Umwuka wo kujya inama. Mzimu wa upungu. N'uw'imbaraga. Ndi wa mpamvu. Bizaba muri twebwe. Zizakala mwayife. Imana yacu idufashe. Mulungu atitandize kwambiri. Azanezezwa no kubaha azanezezwa no kubaha Uwiteka naca imanza z'ibyo yeretswe gusa kandi nazumva n'umwe azacira abakene imanza zitabera. Azagondera ndi kulemekeza Mulungu. Haleluya. Amen. Amen, amen. Amen. Umuntu w'Imana, muntu wa Mulungu akwiriye kunezezwa no kubaha Uwiteka. agenda kugondera ndi kulemekeza Mulungu. Abantu benshi bari kujya imbere y'Imana. Abantu bambira kumabira abatsukulu ba Mulungu. Hari ibyo bayishakaho. Akungufuna cyane zina zake. Ariko badashaka kuyoba. Asakufuna kuti alemekeze Mulungu. Badashaka kuba abana bo mu bwami. Asakufuna kuti akale ana mufumu. Sinzi nimba hari umuntu wahamagarirwa kuba inshuti yo kwa perezida ngabyanga. Sino zozo ndi wina wake ngati yanga itangiwa kwa president anganga. None nimba abantu batabyanga. Oni ngati yantusanga gani zimezo. Kuki abantu banga kuba inshuti y'Imana irutaho. Chifajani anthu amagana ukhala abwezi aho. Umuntu mubashije impamvu ategera Imana. Utati mufuse muntu urifaire simamwe yandikira. Umuntu mubashije impamvu atiyeguriye Imana. Utati mufuse urifaire simunatsibirika. Akwereka ibibazo bisanzwe. Umuntu amakuonesa amavuto. None ni gute? Deno bwaje. Umuntu yakwanga kuba inshuti z'abakomeye mw'isi. Umuntu angagane ukhala. Ikibazo kirimo vuru imene lilipo. Uko abantu banze umwami umukiza. Ndifayodi anthu anankana ambuye mpulumutsi. Mana yacu idufashe. Mulungu atitandize. Ariko twe turi hano. Koma ife amene tili pano. Mureke uyu mwami. Tiyeni. Tumushake mu mwami w'amahoro. Tifune mfumu ingalifuna. Mureke tumuhe umutima wacu. Tibereke mtima watu baye. Umwami wacu. Monga ambuye watu. Haleluya. Amen. Mureka twishimira amanywa n'ijoro. Tiyeni tibangizuri agondwele tife usiku ndi usana. Yongera avuga ngo anane nasu azacira abakene imanza zitabera. Kudi azaweruza au mpawi musabonera. Wenyine je mfumu yekayo abakene n'abakira bafata kimwe. Au mpawi ndi achuma marenga imuzo. Agenda no kutabera. Yama aenda musabonera. Haleluya. Amen. Kandi kiza cy'uyu mwami. Ndiboso bwino wake habukize kaya wachuma habukenye kaya mpawi wasauka ugiye muri ofisi ye kungopita ku office waje ukamusaba audience nayo kumubemba uri mafuna tijeze. Haleluya. Amen. Amen. Habuzwe cyangwa utazwi kaotsika kaosatswika abantu bose abafata kimwe. Abantu bose amarenga zipoze. Turi kumvikana. Kuri kumvana. Imana yacu dufane kandi tugire neza. Wacha litandeze. Kutabera biri muri we. Kusakondera zili mwaye. Mwari muzi ko kodi mumadziwa ndetse murabizi ko udziwa kuti mfite ikibazo umuntu nabasha kujyana kwa perezida. Nditali ndikhale ndi vuto loti ndipite nalo kwa president. Ndikusa kuyesetsa koma kukanika. Kandi ndariwe wagize. Koma mwina ndamena ngandichilitse. Ariko koma turi kumvikana. Tumvana. Uyu mwami ambuye amene ndabyemera. Ndiri wololedwa nditu. Nawe urabyemera. Nuso ndi wololedwa. Haleluya. Ariko ikibazo kiriho mavuto limene lilipo ntabwo tubishaka pe. Ife situkufuna. Ntabwo tumushaka zuko. Situkufuna tukunkana. Ntabwo abantu bashaka kumwiyegurira. Anthu sakufuna kudzipereka kwa munthu kwa Yesu. Ntabwo abantu bashaka kumuha byose. Anthu sakufuna kumpatsa zonse. Bashaka kumuha igice kimwe. Ufuna kupatsa pati imodzi. Ikindi bakavuga ngo turekere gutya. Kena kapati ina kumati Mungu ndisera. Achimanza zitabera. Ama weruza musakondera. Ikindi navuga ngo chintu china isi azayikubita
kubitisha inkoni yo mu kanwa ke adzakwakula dziko lapansi ndi dodo yapakamwa pake. isi yose dziko lonse azayitegekesha inkoni yo mu kanwa ke. adzalamulira dziko lonse azavuga amahanga mwumvire rimwe. adzalankhula ndipo mayiko. haleluya. ntabwo umwami rero wacu aruza niko navuga. ambuye wacu samaruza bose barimo akora. bali bose amabwira nti nubwo abantu bo bagira kunangira imitima ngakale anthu amakhala okanika. ariko Yesu uyu munsi arimo arakora. koma Yesu akugwira ntchito. muri Amerika arimo arakora. ku Amerika akugwira mu ntchito. Buraya arimo arakora. ku Ulaya akugwira ntchito. bose akubitisha inkoni yo mu kanwa ke bose amabwira kandi intama ze zirabyumva. haleluya. amen. intama ze yazibwiye bose zirumva. akamala nkhula nkoso zake ziramwitaba. akabayita nkoso zake haleluya. zinakulira. babasha kumva icyo bagomba gukora. nkoso zima ubundi bachita bagashobora kuchita kuba mu mwami wabo. kena kumakhala bwino mumufumu Bana yacu tugire neza. wake Mulungu atithandize. abanyabyaha azabicisha umunwa umwuka unyura mu minwa ye. wochimwa adzapha ndi mpweya wapakamwa pake. abanyabyaha iyo avuze barahungabana. akamala nkhula wochimwa amasowa nayo kupita. mpamvu ageze mu isi baramurwanyije. chifukwa chake atafika pa dziko wochimwawo anayesesa kubera kukana ko nali kumva ko panayi. ari umwami n'umukiza ntabwo babishaka. chifukwa choti samafuna kumva zoti ndimbwe ndi mwari muzi ko abantu bishakira guhimba ibyabo mutsozoni anthu amafuna apenge zinthu zawo kurusha chabe gushaka ibyo Imana ishaka. kuposa kuyang'ana kufunafuna zimene Mulungu amafuna. kubera ko abantu bari bafite ubwami feri anthu anali ndi ufumu kale ntibumvaga ko hari undi muntu waza kwitirirwa umwami. sankafuna kuti munthu wina abwere kandi Disa ari nawe waremye abo bami. koma no munthu amene mumkanada amene kandi ari nawe ubashyiraho akabakuraho. amene amayika yabo nkuwachotsanso kubera ko abantu bishakira ibyabo. ifa anthu amafuna zinthu Imana yacu zawo. itugirire neza. Mulungu atithandize. aho byavuga ngo gukiranuka kuzaba umushumi akenyeresha. ananenaso kuti kulungama kudzakhala chingwe cha mchuno mwake. gukiranuka nibyo akenyeresha gusa. kulungama ndiye chingwe cha mchuno ndetse nawe mwake. yahamagaye ndiwonso amene bagomba anawayitana kwambara imikandara yitwa gukiranuka. akwera kumavala malamba bagomba kwigira ibyo gukiranuka amanywa na nijoro. akwera kumaganizira za kulungama intego y'abo bantu cholinga cha anthu ni amenewo ugukiranuka imbere y'indi yanjye. ndi kulungama patsogolo pa Mulungu. haleluya. Amen. ni ukubabaza imbere y'iki y'Imana. arongera avuga ngo Anani naso muri. umwuka uzaba umurava uzaba umushumi wo mu rukenyero rwe. chibi chake uwo mwami umurava uzaba umushumi wo mu rukenyero rwe. ni ukuri chibi chizakhala chingwe cha waje mchuno mu mwake. isi umurava ni mu rushumi rwo mu rukenyerero rwe. Amen. n'uyu munsi wa none afite umurava kuri jye no kuri wowe kugira ngo duhindure amateka. ali ndi chibi kwa inu ndine kuti atisinthire mbiri. amen amen. n'abo ashaka bose bamushakana iki? amene amafuna bamushakana umurava. omfunaso Haleluya. iyeyo amamfuna ndi chibi. amen amen. Amen. mubwiza yanditse aravuga ngo mulalika nalemba nati munda bashakana umwete nibo bazagira gute? ndimakonda Twese tuba turi wandikuona bano. wandifuna ndi chinthu ndamene adzandipeza. dutunga no kugira ngo tumushyikire. tonse timafuna kuti Haleluya. tifikire. twese tuba turi hano tonse twese timakhalira kuvuga ngo icyama aliyense unena kuti umutima wanjye mwongererwa izindi mbaraga. mtima mwanga ndifuna nditapeza mphamvu zina mwongererwa ukundi guhindurirwa amateka. kuti mbiri zanga zisinthe. kuko mwami ushaka nawe akenyeje umurava. chifukwa ambuye amene akundifuna ali ndi chidwi. ashaka ko n'abamukeneye bose bakoresha iki? akufuna kuti amene akumfunanso iyeyo Imana yacu itugirire neza. Mulungu wathu ariko abantu babikorana ubunebwe. koma anthu amabanga maulesi. urabizi ko abantu bashakana umwete ubunebwe Imana. anthu amamfuna Mulungu koma kandi maulesi. bakareka ko rwose bahari bayishaka. kumamwolesa kuti alipo akumfuna ariko ntabwo bayibona kuko yo ibyayo ni umurava. koma sangamuone chifukwa za Mulungu ndi za chidwi. Imana yacu itugirire neza. Mulungu atithandize. ikindi yavuze chinthu china imene analankhula yavuze Yesaya uko ubwami bwe bukwiriye kumera. ananena za mmene ufumu wake uyenera kukhalira. yavuze ngo ubwo bwami nena kuti ufumu umenewu ngisega rizabana n'umwana w'intama. kuti Yesaya arimo ashaka gusobanura uko ayo mahoro azaba ameze. Yesaya amafotokoza za mmene mtendere abo bantu udzakhalira. bazaba bafite amahoro. anthu amene adzakhala ndi mtendere yabigereranyije nk'uko isega anafananiza ndi mmene
ryabana n'umwana w'intama. mbulutsa khalile limodzi ndi mwana wankhosa. Isega ni igisimba kibonye intama kiba kigize amahirwe. Mbulu ndi nyamba yoti ibyo kurya byombi ingabeza nkhosa imakhazo yabeza ariko n'okulya. usi isega izabana n'umwana tsiku limeneyo ziwiri zizakhala limodzi. Isega ni uti kubera bayi yongera mugana ngingo izaryama hamwe n'umwana w'ihene. kenaka ananena kuti nyalugwe adzagona pamodzi ndi mwana wa mbuzi. Nginyana n'umugunzu w'intare n'ikimasa cy'umushishe bizararana kandi umwana muto niwe uzabyaho. kenaka mwana wa nkango ndi mwana wa ng'ombe zagona limodzi. amaonetsa mmene tendelewo bari muri Kristo Yesu, anthu amene ali mwa Kristo Yesu bafite amahoro ali ndi mtendere arenze uko abantu batekereza, oposa mmene anthu amaganizira. bafite guhumurizwa ali ndi chitonthozo birenze zoposa ku buryo baguwe neza muri Yesu Kristo. amene amakhalira abantu b'imico mwami, anthu amene anamuvomereza mfumu ameneyo, ufumu wawo bwababereye ubwami, unakhala ufumu ntabwo bashobora kuwugiranya n'ikindi kintu. sangafananize ufumu umeneyo ndi china chilichonse. ariko bene data, komano abale, isi ifite ibibazo byinshi padziko pali mavuto ambiri kuko abantu bari kwanga umwami w'amahoro. chifukwa choti anthu ariko bene data kugira umubwire ngo koma abale ndifuna ndikuwuze kubera kuti kuri iyi saha kuyambira nthawi imeneyi shaka umwami w'amahoro. mufunefune mfumu ya mtendere. Haleluya. Amen. yaravuze ngo ishira ngizabana n'umwana ngariko ntakizamutwara. ananena kuti njoka idzakhala limodzi ndi mwana koma sizampaka yagaragaje kanthu. kayo mahoro anaonetse kuti nta mtendere kizarya na kizaba kirimo. palibe chimene chidzawononge muri ubu chinzake. bwami turimo nta kiryana gihari. mufumu umene palibe imene chingane Haleluya. chinzake. nta giteye ubwoba gihari. palibe choopsa. yaravuze ngo intare ananena kuti mkango bizareka kurya ibihumeka udzasiya kudya zopuma. irya ibimera. kenaka mkango udzamba kumadya Intare zomera. ngizarisha nk'inka. mkango udzamba kumadya zomera Muri ubu bwami turimo. ngati ng'ombe. muri ubu bwami turimo. mufumu umene tulimo Imana yacu tugire neza. mulungu atithandize. bene data bakundwa, abale okondedwa, icyo twasoza tumugana iki? chimene tingamalize tikulankhula, ubwami burahari, ufumu ulipo, umwami arahari, afumu alipo. n'uyu munsi wa none tsiku la lero ategereje abashaka kwinjira mu rugo bwawe. akudikira amene akufuna kulowa mu Haleluya. Amen. abo nibo bazaririmba bakumva umuryohe bwo kuririmba. amene ndi amene adzati akayimba abo nibo adzakukoma. bazasenga amene ndi amene adzapemphere bakumva uburyohe bwo gusenga. namva kukoma kwa kupemphera. abo nibo bazanyurwa amene ndi amene no adzakhulitsidwe kwitanga bamaramaje. ndi kudzipereka kwathunthu. abantu bari uko bitanga bashyize mu mibare, anthu pena amadzipereka koma kumayikamo masamu kwambiri. uruhande rumwe urundi, mbali imodzi ariko pena abantu bo bwami bazitanga bashyize gutya. anthu amufumu umenewo azidzadzipereka Haleluya. kwa ndithu kuko ibyabo chifukwa zinthu nabo zawo ubwabo babihaye ndiwoka uwo mwami. zambuye. Haleluya. Amen. Yesu Kristo Yesu Kristu ni umwami ushaka icyubahiro cye. ndi mfumu amene akufuna ulemu yavuze ngo wake, ntazajya undi, ndipo ulemu wake sadzapereka kwa munthu nta wina. n'umuntu bazagisangira. palibenso amene adzagawana ulemu ntashaka wake. azabakubera ngo bazagisangira. kadzakhala munthu wamphamvu motani Haleluya. sadzagawana ulemu wake. ukimuha utakimuha, kampasa ulemu kasumpatsa, umwiyegurira utamwiyegurira, kaudzipereka kwa iye kapena ayi, azahora yitwa nde? adzakhala ndi Haleluya. ambuye. Amen, amen. Amen. ni uw'ibihe byose. ndi ambuye wa nthawi zonse. Imana yacu tugire neza. mulungu atithandize. muri aya magambo Yesaya yavuze mawu amene Yesaya analankhula ari naho Kristo ategerereje abantu, pamene Khristu akudikiriranso anthu, ariko abantu bamuhakanira. koma anthu amene amankana yavuze ijambo ry'urufunguzo ananena mawu amene ali ndi ari makii, naryo risabwa nawe nanjye. mawu amene muyenera kukhala nawo ndine. aravuga ngo ijambo ry'urufunguzo rihari. ananena kuti mawu amene iri jambo makii, ryitwa kwihana ibyaha. mawu otsegula ndi mawu onena kuti kulapa machimo. ni ukuri umuntu abasha kwinjiramo rukungu ya kiramutse. munthu polowa amayenera kulungama ubwo kandi kale. ni ukwera gukora mu ufumu umenewu chiyero chimene chimagwira ntchito. ngo azakora ngo maze imyaka 10 wina sadzakunamiza kuti hali akhala zaka zambiri atari ukukiranuka zero. popanda kulungama Haleluya. ziro pateni. muri ubwo bwami urufunguzo rukora no kuvuga ngo ibyaha biveho haze umucyo. makipa ufumu umenewu ndi kuti Ubuzima bwabo machimo achoke
abwere kuunika zabyuka numbere kuvuga ngo icyaha kinye gikatire ndikamatuka ndiziti chimo libire kumbali mmoyo wanga tsiku ndi tsiku ukuri niko nzaharanira chilungamo ndi chimene ndidzafunisise kukhala nacho ukwihana ibyaha makindi kulapa machimo ugakiranuka kulungama. Haleluya, amen. niyo mpamvu Imana ibabara nta n'ikintu ndifaja ageso mulungama unasenga imyaka 20 akiwawe bempera zaka 20 na site umuntu asenga imyaka 50 yarabihinduye umugenzi muntu bempera zaka 50 ariko icyari kibura koma kupanda kusintha kuna kuli ariko n'ukuri koma ndizona ndi uwihanye wabapa akiranya gukiranuka wakiranya arakiranuka wabapa amakhala olungama yavuze ukuri ngo bazaba imuri bazaba umucyo nani nakuti amene adzakhala kuunika bene data umucyo uragaragara iyo umuntu yihana kuunika kumapezeka muntu Imana yacu tugire neza nacyo gituma Yesu Kristo ashaka kurufunguza ari ukwihana akufuna kuti maki akhale kulapa kugira ngo umuntu abe mu rugo bwawe buri muntu akhale mu mfumu wake iyo umuntu yihanye muntu akalapa ikimwesha kwicara mu rugo bwawe patsa kuti akhale mu mfumu meneyo nukuba kiranuka ndikukhala olungama. Imana yacu tugire neza mulungu walikire chifundo imirimo enchiro zinazi biza nyuma zimabwera pambuyo ariko Yesu Kristo naza koma Yesu Kristo akabwera azatwara abakiranuka azatenga olungama. reka mbabwire ndikuwuzeni bene data bakundwa bale wondedwa iyambura igikote cyose waba wambaye chotsani nditu chicho utangire gushaka umwami n'umukiza chotsani chijaketi cyose imene mungavale uzakurengera muri iyi sikoro mufunefuna mbuye amene adzakuthandizira masiku ovuta nutiyegurira uyu mwami ngati simutsipereka kwa Yesu Satana arahari azakugira umuyoboke we Satana alipo ndiponso adzakupangisa ukhala wache gupfari ubwa mbere n'ubwa kabiri uzarimbuke ndimzabiza zodi mwafa koyamba kena ariko uyu mwami nitubwiyegurira koma tikatsipereka kwa mbuye mbuye tuzahembwa hano mw'isi enga kale tidzabeze ariko dufite n'ubwami bw'ijuru koma tiliso ndi ufumu. Haleluya, amen. Yesu Kristo atugirire neza. Yesu Kristo adithandize ariko uyu munsi wa none tsiku la lero arashaka Kristo kumwimika mu mwami n'umukiza akufuna akhale mfumu yanu. Haleluya, amen. ubutware bwe bukaba muri wowe ulemerero wake ukhale mwa inu amahoro atemba nk'uruzi mtendere woyenda ngati agapfira muri wowe uzikhala mwa inu ukisobanura ko uri umwami uri umwana w'umwami kumadziwa kuti ndinu mwana wa mfumu amanywa na nijoro usiku. Haleluya, ukagenda mu mwana w'umwami kumayenda ngati mwana wa mfumu ukiyubahisha umwami kumadzilemekeza ngati mwana wa mfumu kandi azaza nakazati ndiponso adzabwera sadzachedwa. Haleluya, amen. amen, amen, amen. nukuri abari muri uwo mwami ntabwo bazakorwa n'isoni. amene ali mwa mbuye sadzachita manyazi. Yesaya ageze mu 35 Yesaya atafika mu chapter 35 bagenzi nabo babaraba nena kuti alendo ameneyo olatakhala ntabwo bashobora kuyoba awolatakhala osazidikira sazosojera akimika umwami w'abantu muntu kuyoba ntabwo bibaho ngati muli ndi mfumu ya Suza umutima ngasojere turi kumwe. weti limodzi. Haleluya, amen. amen, amen, amen. ariko ikibazo gitesha abantu kuyoba koma chimene chimapangitsa kuti anthu asogere baretse ubwami anthu anasiya ufumu bareka nyir'ubwami na nyir'ubwenge bwose anasiyaso mwini ufumu bimikubuswa lero anabweresa lombuyi ari nabo bayibagurika amanywa na ifa ya eno amasojera nthawi amanywa na zonse nijoro nthawi zonse usiku ndi byabo usana no kugira gute kwawo ndi turagira ngo dusenge Imana tufuna libemphere tsoka turagira ngo dusenge Imana tufuna libemphere ariko Imana ishaka ko uyimika mu mwami koma ambuye anakhale mfumu yanu. twashaka gusenga Imana tufuna libemphere kwa mulungu nukubiharanira tiwena nukubirwanira tuna kulimbirana ntabwo ari ibintu byo gukinisha si zinthu zoseweretsa. turi kumwe, tili limodzi ntabwo ari ibintu bizatwikubitaho si zinthu zoti zizangotifikira mwadzidzidzi. nta muntu n'umwe ujya mu bwami bwose adashyizemo ingufu palibe amene amapeza ufumu wosayikapo mphamvu. n'ubu bwami rero ufumunso umenewo buratwa uli wokangamizidwa intwara ziwugishamo iki ndiponso wokangamirawo Haleluya, alwani mphamvu. mwene data mukundwa bale wokondedwa akanya n'aka nimba wumva ushaka kugira ngo ubwo bwami nthawi zino ngati mukufuna kuti ufumu umenewo wongere ubwimike kuti ukhale mwa iwe wongere ubwicare mutajegajega kuti ukhale mu ufumu
sesesu ngwino wakoze Imana bagufashe gusiba sesesu kuri ufike mufumu meneo ikindi nakubwira kile meni kanene ibikote byose abantu bambaye jigeti nalose mena mpavala birabaremereye cyane noneka kuri ndilolemela kubera ko banze umwami tufa anankana ambuye uruhura abantu ambuye amene amatandizatu umwami ufata imfubyi ambuye mfumu yomwe imatenga amasi akazibera umubyeyi ukana ukololawo haleluya amen umwami ufata abapfakazi mfumu yomwe imatenga zima ya zina masi ry'umupfakazi bakaryibagirwa ku kanya iwala zina loti amasi abango narakowe kumate ndituna ngo Yesu yadukoye kuri mumakumbuke kuri Yesu twagiranye amasezerano n'uwo mwami tinabatsidwa pangano ndi ambuye twabango ndakwiyeguriye urenda kuti ndadzipereka kwa inu ibyanjye byose bibaye zanga ibyawe zonse zakala zako ndakwiyeguriye mu gihe cy'amanywa ndadzipereka kwa inu ndakwiyeguriye mu gihe cy'ijoro ndadzipereka kwa inu usiku ibyanjye byose bibaye ibyawe zanga sizaguhemuza zonse zakala za inu Imana yacu itugiriye neza Mungu alitandeza ariko umwuka w'Imana babajwe n'uko mzimu wa Mulungu alikumbuka abantu bagomeje kwica amasezerano antu sakulemekeza z'amapangano kandi bakavuga ngo barajya kumani na urabira kumamba Imana itugiriye neza Mungu alitandeze imwakire neza ijambo landi bwino maoni tibembe atumigira Mungu atitandeze imbabazi z'umukiza zamuzanye gucungura atabitswe n'ibyaha byanjye amura arangiza ari mwiza Yesu alimegezege mpingo twagize umugisha tadalitsiga wo kuboneka mu nzu y'Imana tapezeka mukachisima Mulungu kandi ntabwo twaje gutembera ndiboso siri nabwele kungoenda twaje cyane kumva ijwi ry'Imana tabwela kumva liula Mulungu Imana iganire natwe kuti Mulungu acheze nafe alambe nafe tuhure atilangize ijambo riduhane aho tugomba guhanwa mau atilange bwena ijambo kulangika ridufasha aho tugomba mau gufashwa alitandise bwena kandi kutandisika noneho ijambo riduhe gufata icyemezo aho tugomba kugifata ndiboso mau atibatse kutenga kugira ngo chisango dusenge Imana kufuna tibempere ku bw'aya magambo chifo cha mau amenewa ubwami bwa Yesu nibwo bwami bw'amahoro kuri ufumu wa Yesu ndi ufumu wa mtendere woka Yesu nashimwe Yesu alimegezeke muririmbyi rero twumvise oyimba amene tamva ameze nk'umuntu urimo kurata buryo ki yamugiriye neza ali ngati munthu wonyadira amene Yesu anamuthandizira kuti ifenso mufumu twamaze umenewu gufata icyemezo kuti tinatenga chisankho ushobora kubuterana mwina hari n'undi mmasonkhano waje wenda ari umushyitsi kapena mwina wina Ariko wabwera uyu munsi mlendo wa none, koma tsiku la lero dukwiriye kwinjira muri ubwo bwami tiyenera kulowa mufumu umenewu tukemera kugengwa nabwo ndikuvomereza kutsogoledwa ndi ufumu Yesu umenewu nashimwe cyane ndagira ngo duhaguruke mu myanya tiyeni tsopano tiyimirire tumaze umwanya hano mawu twicaye takhala nthawi yayitali ariko tilikalire dusenge koma tsopano tipemphere bitari uburyo bwo kuvuga ngo saa sita irageze zisakhale zonena zoti 12 koloko yakwana ayi ahubwo tuvuga ngo mbese koma tikunena kuti kodi muri ubu bwami ufumu umenewu butanga amahoro ufumu pamene pamapezeka ko muri ibyo bavuga ngo none mura mu mahoro oyimba kuti ariko ndikhala mtendere igituma muba mu mahoro koma chondipangitsa kuti ndikhale mtendere umutima ni muzima mtima uli wa moyo y'uwo mwami yinjiye yambuye akalowa umutima uba muzima mtima umakhala wa moyo turagira ngo dusenge tufuna tipemphere mbese kodi
wamaze kwinjira muri ubwo bwami munalo wakale mufumu mene cyangwa se hari n'ikindi birashoboka kabena mwina ngutega aho amaze kuva muri ubwo bwami mwina munatuluka mufumu mene uyu munsi wa none sikula lero turagira ngo dusenge tufuna tibempere umuntu wari we wese muntu winali yese yongere kuba ngo icyazanye Yesu alinde kuti mene china mwesa Yesu umutima wanjye tukuri mtima wanga numve mfite amahoro ndimve tujye imbere y'Imana tiye batsokolo ba Mulungu amasaha yagiye faja nthawi twereke ibiganza byacu Yesu tumuonesa Yesu buri majatu wese agira icyo abwiye Yesu ali yese amuze Yesu ushobora kuba waracitse intege mwina munafuka ariko ni umwami w'amahoro koma ni mfumu ya ntendere ushobora kuba utirinjira muri ubwo bwami mwina simunalowe ariko mfumu niho lero honyine tugomba kubona koma amahoro ndibamene timameza nagira ntendere ngo dusaba Imana tibempe wa buri wese Mulungu yereke ikiganza cye ali yese Yesu amuonese Mulungu dzanja cyangwa lake ntiyaboneke umuntu ari ubwami koma ngatali bo mwina ashaka winake kwihana wofuna kulapa igihe kwayamba turaba turangije gusenga muri tikakumaliza rusange kupemphera mwa general uraza kwegera imbere hano inunso mubwera ufata batsogolo umwanzuro bundi kuti bushya mutenge chisankho kugira ngo Yesu akugire neza kuti kwa Yesu amahoro mu mutima akuthandize na turabura ibiganza basenteri byacu tugere kuri Yesu tikweze manja athu buri muntu wese timuone agira Yesu icyifuzo alesa kandi cyo kongera chofunga kureba mu maso ye chofuna kuona no maso kumva ubwami bwe chofuna kuti ufumu buri muri wake twe kuri uyu munsi wa none ukhale mwa ife reka dusenge Imana tipemphere Uwiteka Imana yacu yehova mulungu wathu turagushimiye cyane tikuyamikirani kwambiri isi yamaze kumarwa n'umwiryane padziko pali kandi abarimo mwami ndiponso amene ali padziko iyo bitegereje akamaonetsetsa ntabwo babona ejo hazaza samuona tsogolo nta nubwo bafite ibyiringiro alibenso chiyembekezo ariko uyu munsi wa none koma tsiku la lero ijambo ryawe ritugezeho mawu ano atifikira ritwereka ko hari ubwami mutionetse kuti kuli ufumu butazabamo intambara pamene sipadzakhala nta nkhondo mwiryane pamene uzabayo sipadzakhala nta mpungwepungwe mbunda pamene zizavugirayo sipadzakhala ndi ntabwo tukhondo bazahunga anthu ntabwo sadzathawa bazaba mu kaga anthu sadzakhala muri ubwo mavuto bwami ufumu umenewo uzaba ari ubwami udzakhala bw'amahoro ufumu wa mtendere ushimwe uyu munsi wa none ziko mwa tsiku la ngo lero uduhugurira kuti mukutilangiza kuboneka muri ubwo bwami kupezeka mu ufumu umenewo mbere y'uko uza kujyana itorero usadabwere udzatenga abajya muri mpingo ubwo bwami amene ali kupita kumbuka babanza ufumu umenewo kwemera amene akuvomereza bakareka uburyarya kusiya bakareka chinyengo ubusambanyi kusiya chigololo bakareka ubujura kusiya kuba bakareka ubugome kusiya chiwembu bakava mu bugome Kuturuka mu bakareka chiwembu ubwicanyi kusiya kuba bakareka kusiya barangiza Yesu tena akakamaliza ukabemera umavomereza duteze ibiganza tamata muri aka basumana kanya hawe Yesu zino Yesu muri iri teraniro Musonkhano umenewo ndakwinginze iwe cyane mpane kwambiri ni wowe ubwawe ndinu nokha umenya imitima amene mumadziwa mitima ukayigenzura ndiponso mumayitsitsitsa ukamenya ibirimo maze zina zili mitima ukamenya abajya mu Madziwa amene akupita mu bwami mfumu. ukamenya abaherekeza Madziwa amene abandi akuperekeza azi zawo. ukamenya umuntu wese Madziwa munthu wina niyo aliyense. mpamvu muri aka Ipereke nthawi zino. mwami Yesu Ambuye Yesu yinginze ngo Ube mpani kuti. buri muntu uwo ari we wese munthu wina aliyense ahagaze muri iri teraniro amene ali akaba msonkhano arambuye ikiganza cye wapeza dzanja akavuga lake ngo mbuza akunena amahoro kuti kuswa akavuga mtendere ngo umutima akunena kuti wanjye mtima mwanga ntabwo utekanye Yesu ndi kumva nyamara mtendere. Yesu wowe ukaba Koma umureba Yesu ndi mukumuona. ukabona ko Ubona kuti akiramburanye akukweza ubwoba dzanja bwinshi imata n'agahinda no n'isoni kwicuza no ndikukumva kubabara ndikuba no n'isoni kumva neza yuko Ndikukumva bwino kuti adashaka gukomeza kuruhira ubusa sakufuna kutoka mwachabe ndakwinginze ube mwana mpana Ambuye kuko uri umwami w'amahoro chifukwa ndinu Ambuye wa mtendere reka wigaragaze chonde uyu munsi wa mutionesere none tsiku la lero uracyandika amazina Ukulembabe mu mayina. gitabo cy'ubugingo Mu buku la satani moyo. tugukojeje isoni tikuchiritsa manyazi sana nawe tumuciye intege Tikufuha kandi Satani. pawe nta cyiza Ufuha kirimo Satani palibe hari jambo. umubare gusa Pali chisoni kuko chokha. wabuze Yesu Yesu inu babibira mu mubiri Kuti wafesa bazasarura mtubi. kubora Zako ariko wala babibira mu kubora. mwuka Wafesa yewe mzimu. Yesu Yesu Kristo. bazasarura ubugingo adzakolola muri moyo iki gitondo cy'uyu munsi mama dukeneye wayo ubugingo tufuna moyo wasatha niyo mpamvu nkwinginze ifake nikupemphani umuntu wese uri munthu wina aliyense urambuye ikiganza amene cye wakweza dzanja lake tikunena kuti Ambuye kuboneka muri ubwo ndikufuna bwami ndidzapezeke mu reka ufumerero umugire neza Yesu muthandizeni Yesu turagushimye zikomo kuko uri Imana kuti ndinu Mulungu iha ikaze Mulungu abagusanze amene mmalandira umupezani bafite inyota ali ndi ludzu ukabinjiza mu bwami bwawe kumalowetsa mu ufumu wakoze wanu Kristo zikomo wabambwe Khristu amene munapachikidwa izina rya Yesu umucunguzi mu dzina wacu la Yesu mpulumutsi wathu amen amina torero turagira ngo dusenge tsopano ndikufuna tipemphere
niba hari abarwayi kandi ngati ali mukudwala uko mwene data yabitubwiye mu ijambo ry'Imana monga mbale watu walankhula mawa Mulungu uretse no kuduha ubugingo kubosanso libasomo wosata kizawe imibiri yacu amajiritsanso matupi athu turwaye tikadwala aradukiza amatichiritsa turwaye kodi mukudwala turacyafite umwete tili ndi chibi turacyamufitiye icyizere tili ndi chikhulupiriro mwa iye gukiza kuli ndi mchiritsi imibiri yacu wamatupi athu abarwayi bahari ngati ali mukudwala tujye gusenga Imana tufuna tipemphere basha guharuka mu mwanya wawe takuyimirira malo ano wereke Yesu umutima wawe muonetse Yesu mtima wereke wanu ububabare ufite muonetse kandi nawe yiteguye gukora igitangaza muonetse pamene mva kukweteza Mana ishimwe cyane achitachozizwa n'ubundi ukora urwaye mutenga zonjerano mukutse kumene mukumva kukweteka ikiganza kenaka muonetse Yesu we zenjerano abera hose icyarimwe amakhala malonse reka kalimonse dusaba Imana tipemphere nyagasani Imana yacu Atate Mulungu wathu tugize umugisha ukomeye cyane tadalitsika kwambiri kuba muri iri teraniro ry'abera pezeka mu service yawe ena kandi uri aha ngaha ndiponso inunso muli pano uri kumwe natwe muli nafe mu izina rya Yesu mu dzina la Yesu n'aba bene data taonani abale athu n'abashiki bacu ndi alongo athu bararwaye akudwala imibiri yabo matupi awo ntuzi aho baba baramwara ndinu amene mukudziwa kupweteka kwawo mu dzina la Yesu turabasengeye tikwapempherera reka urambure ikiganza cyawe gikiza tapasanzanyalano mwachiritse ubuntu bwawe kuya isomo lyanu abarwaye kanseri amene ubakize kudwala kansa abarwaye mu abachiritse mara ubakize amene kudwala abarwaye mwachiritse mu nda ubakize amene kudwala matumbo abarwaye mwachiritse ubuganga ubakize amene kudwala abarwaye isukari ubakize amene kudwala shuga abarwaye mwachiritse imitima ubakize amene kudwala ntenda ya mtima mwachiritse umwami w'amahoro imufunga mtendere n'abavuzi bariho madokota tubona ubwenge bakoresha timaona nzeru zawo ariko nyamara koma ni agace gato wabahayeho pang'ono wowe munamwagairako utegetse gusa inu mukangolamula chabe abene data abalewa n'abashiki bacu barakira yalo watu babe wachira bazima mwana akandi ndimwe urakoze watanzi ko bakijije zikomo kuli mwachiritsa ubuntu bwawe chifanya isomo lyanu gusengera bari kwa muganga tubendera somena muzipatala abandi basigaye mu ngo zabo yena amene ali makumbuka kwawo uburwayi bwabo kufanya no matenda kubahagurutse Yesu ayimilitseni babe bazima akhale ndimwe watanzi ikigera bazashira nthawi yoyikika dzamika dzina lanu urakoze mwana zikomo ambuye turakwizeye tikukhulupirirani hamwe na bene data pamodzi ndi abale athu mu izina rya Yesu umucunguzi wacu dzina la Yesu mpulumutsi wathu amen amen ugire kwizera Imana mukhale ndi chikhulupiriro Mulungu ndi mchiritsi